Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, bashyitsi muri hano, bavandimwe mwarokoze Jenoside yakorewe Abatutsi. Turabashimiye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri uyu mwanya muduhaye kugira ngo mu ncamake tubagezeho ubuhamya bwacu kuko twarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi nuko tubayeho uyu munsi. Murakoze. Nitwa Jean Paul Sibomana nk'uko babivuze, nkomoka mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Murambi, akagari ka Rwankuba. Aho ngaho i Rwankuba ni naho ho bita Jean Baptiste Gatete avuka. Navutse mu muryango w'abana 5, ninjye mukuru. Wari umuryango usanzwe nk'uko indi miryango ibaho. Twakuze hari inka, turagira inyana mu ijoro nk'abana batoya, tugakina ku kwezi n'inyenyeri. Mu 1990 mu Kwakira, ubwo urugamba rwo kubohoza igihugu rwaje rutangiye, nari hirya gato y'imuhira, data aza kuhankura kugira ngo nsubire imuhira. Mu nzira baramufata, bamwaka indangamuntu, baramwicaza, batangira kumutera imigeri. Abantu baho twari tuvuye baje kumuvugira, baramureka, turakomeza turagenda. Tugeze mu nzira arimyoza, azunguza umutwe ati, Abahutu amaherezo bazatwica. Ni ubwa mbere numvise iryo jambo. Twageze mu rugo, hashize amezi makeya, wa mugabo navuze hejuru Gatete atangira gufunga, gukubita Abatutsi. Bishe ibyitso, abantu benshi twari duturanye, akabafata akavuga ko ari abo yakuye ku rugamba rwa FPR, kari inkotanyi zari zatorotse, bakajya kubafunga, benshi babiciye ahari ikigo cya gisirikare Byumba. Abo tuzi amazina yabo twari duturanye ni 16, hari muri 90. Muri 91 interamwe zimaze gutozwa, twari dufite isambu nini zazaga gukoreramo imyitozo, ariko zari zaratorejwe ahantu bita Nyabisindu. Kuba hazi n'ubimenyetso byayo birahari kuko hari aho bajyaga bitoreza kurasa, hari ingunguru n'ibindi bimenyetso bihari. Nuko mu mpera za 91 Gatete ategura kwica Abatutsi hari iwacu i Rwankuba. Barabigerageje, baradusenyera, baratumenesha, duhungira Ikiziguro, tumarayo ibyumweru 3. Yarafatanyije n'abandi barimo Conseil Bizimungu, abaserire, abapolisi n'abandi. Tuvuye Ikiziguro tugaruka mu rugo, twazanywe n'uwari Superefeto Ngarama, badutegeka gusubirayo, ariko abantu benshi cyane cyane abakuru bahita bamenengana baragenda. Turasigara aho ngaho. Hagati ya 91 na 94 ubuzima bwari ikigeragezo. Wajyaga ku ishuri, nagize ibyago byo kwigishwa na murumuna wa Gatete, buri munsi akajya duhagurutsa abari Abatutsi. Mu ishuri twari 6. Umunsi umwe nganiriza mugenzi wanjye w'umwana, ndamubwira nti ariko mwarimu horo tubaza ibi, ubuwe nazi kubara kuki atabifata. Yabaraga ku wa mbere, akabara ku wa kabiri, akabara ku wa gatatu, kumva mwarabirambiwe. Umwana bivuze abibwira mwarimu, nuko barankubita. Ishuri bibwiye mu rugo, batuzagerageza ujyeyo batazatwica. Umwana muto yasibaga ishuri, baravuga ngo yagiye mu nkotanyi, urwo rugo bakarutera. Twabayeho muri ubwo buzima. Kurara mu nzu byari kibona umwe, twiberaga mu bihuru. Twavaga ku ishuri tugasanga batetse, nuko tukajya mu bihuru. Twari dufitemo uburiri, rimwe na rimwe tugasanga imiswa yabiriye, cyangwa ubundi ubwana butoya bitaga imiyugiri, n'ubwana butoya Gatete yari yatoje kuba interahamwe, tugasanga babyibye muri bya bihuru twabagamo. Byarageze 94 mu gitondo ku itariki 7 nari imuhira
niteguraga kujyana amanota kwa padiri kuko bari barambwiye ko ngomba kwitoza nkagira amanota menshi kugira ngo nzabone uko nkora ikizamini cya seminari. Nabonye papa agarutse muhira arambwira ati sigaho genda ujye kureba inka barumuna bawe nibatahe. Ese habaye iki? Numva amajwi y'interamwete. Interamwete wari umutwe wundi w'abagore bari interahamwe abo Gatete yari yaratoje kugira ngo bunganire basaza babo. Ubuterahamwe muri Murambi bwari bushingiye ku muryango. Hari interahamwe abagabo b'abasore, hakaba interamwete abagore n'abakobwa, hakaba n'ubwana buto nk'ubwo twanganaga. Jewe nari mfite imyaka 11 cyangwa se buturuseho gatoya bakundaga kwita ko ari imiyugire. Nuko Gatete ubwe ari kumwe n'uwo bitaga Mwange wari waramusimbuye kuba burugumesitiri wa komine Murambi n'abandi nibuka amazina, baje kuri segiteri Rwankuba ni hafi y'iwacu, baremesha inama bahamagara interahamwe ngo zihure kuri segiteri. Noneho mu masaha nk'aya saa 4 ku misozi duturanye wa Nyabisindu muri Kiramuruzi uyu munsi n'iyindi za Rwimitereri bari batangiye gutwika amazu mu masaha mu gitondo. Twari tumenyereye kwirwanaho. Gatete yoherezaga interahamwe yabanzaga kuziteguza. Baduteye nko mu masaha 4 abakuru bahangana nazo kugera mu masaha ya saa 10 ubwo interahamwe zacitse intege zisubira inyuma. Aho narinda aho ngaho muri ako gahenge zisubiye inyuma bafasha abadamu, umusaza w'Irwankuba bita Kabuto abashyira mu rugo, bari bafite ahantu hanini aho inka zatahaga, barafunga n'imyugariro, bamwe bajya mu mazu y'ibigonyi yari aho. Hanyuma jewe nanga kujya muri izo nzu, niruka jya kwisha mu giti cyari aho ngaho. Mama umbyara arankurikira n'umwana yari ahetse n'abarumuna banjye barankurikira, babiri muri bo bankurikiraga bya bugufi mburiza igiti, abandi basigarana na mama. Papa ari kumwe n'abandi bagabo barwana. Gatete abonye bigenze uko adashaka, yohereje imodoka irimo abasirikare. Mu masaha nka saa 10 baraturasa. Mbarire nuko uwo mwanya bamaze kuturasa babagabo barwanaga bacika intege bariruka hafi bashobora guhungira ni mu gishanga cya Muhazi ku bahazi cyangwa se Kanyonyomba. Nuko twebwe twari mu giti twabirebaga neza. Uwo munsi batwitse abagore n'abana barenga 50. Ni ku itariki 7. Twaje guhunga muri iryo joro tujya Kiziguro. Nari nsigaranye na mama n'akana gatoya k'agakobwa yari ahetse ndetse n'akarumuna kanjye gato k'agahungu. Abandi twe twababuze tumanutse muri cya giti ntituzi aho bagiye kuko interahamwe zari aho ngaho zitwirukankana. Twageze Kiziguro. Abahazi uvuye i Murambi y'Ikiziguro harimo igishanga kinini cyitwa Kanyonyomba. Byari mu mvura kucyambuka byonyine n'amazi, ntabwo cyari gikoreye nk'uyu munsi gikoze neza, ginzeho umuceri kirimo imihanda, ariko icyo gihe cyari igishanga kigoye kunyuramo kubera ko warakandagira kugatebera. Najyanye na mama n'abo bana navuze, twagombaga kuva ku ruhande rwa Murambi tukambuka tujya Kiziguro, ariko dusanga ku rutindo ruhari hari interahamwe zacanye. Twamaze umwanya munini, ariko kubw'Imana za nterahamwe zirasinzira tuzinyuraho turagenda. Nuko twageze Kiziguro rero mu masaha y'urukerera bigiye kuba nka mu gitondo ku itariki 8. Twari tuzi ko ari twe ba mbere tugeze mu kiliziya, ariko twasanze kiliziya yamaze kugeramo abantu kandi benshi. Mbere yuko twinjira mu kiliziya abasirikare badutangiriye n'abajandarume
badukubita imigeri, padiri akinguye muca amaguru ndirukanka, ariko amaze kuvugana n'abasirikare baza kureka mama n'abandi twari twahuriye mu nzira turinjira mu kiliziya Kiziguro. Twamazemo iminsi 3, tariki 8 ubwo harabamazemo 4 kuko binjiye kuri 7, tariki 9 ibiryo barabitwima, amazi barayafunga, abantu babamo benshi cyane. Abazi kiliziya Kiziguro ni imwe muri kiliziya nkuru zubatswe mu 1942. Ni kiliziya izengurutswe n'igipangu kinini. Kiliziya yaruzuye, abandi bajya kuba mu rutoki ndetse abandi bajya kuba mu mazu y'inyuma. Ku itariki 10 ku mugoroba abapadiri baradusize, harimo witwaga Santos umuzungu ndetse n'undi witwaga Jean Pierre, uyu we yari gica. Nuko muri uwo mugoroba kandi haza Gatete. Gatete nari muzi ko twari duturanye, yakundaga kuza iwacu, bamwitaga Rucyahana. Iyo yazaga atwaye imodoka twese abana twarasohoka tukajya kumureba. Barahagarara. Iriya kiliziya abantu bibaza impamvu iyo batayishenye, suko abari barimo batashoboraga kwirwanaho, ahubwo duhunga tujyamo harimo abajandarume. Wakwinjira ufite inkoni bakayikwaka, wakwinjira ufite icyo kwirwanishaho cyose bakakikwaka. Nibo bacungaga inzugi za kiliziya, ni nabo baje guhererekanya imfunguzo n'abari baje kwica. Nuko muri uwo mugoroba rero harimo abasirikare. Umusirikare mukuru naje kumenya yuko ari Nkundiye, atsinzwe urugamba, aje kwica abaturage. Na Gatete babaza umujandarume bati yagezemo bangahe, undi ntabwo yamubwiye umubare ariko aramubwiye ngo barimo. Nuko ku itariki 11 mu gitondo barinjira abasirikare bambaye amashene y'imbunda y'amasasa ahantu hose, bafite imbunda. Baraza basaka kiliziya, basaka mu nkengero zayo, mu rutoki hose ahashoboraga kuba umuntu yakwihisha. Barangije bakingura intera hamwe, noneho zitangira gutema. Nagize amahirwe nkubitana amaso na mama, ampa amafaranga 1,400 n'amafaranga 5, arambwira ngo genda nurokoka uzamenye barumuna bawe. Bose mbaheruka uwo munsi. Badutemaga abasirikare bagose kiliziya ariko imbere. Abategetsi bakazana amaliste bakonseye kugira ngo babanze kureba ko abo baticiye amasegiteri yabo bari aho ngaho. Amaliste bakayasoma, abo nabashaga kumenya ni konseye wacu bitaga Bizimungu Jean ndetse n'uwa Kiziguro bitaga Kamari. Abo nari mbazi. Baratema nyine bararuhama, marasaba menshi yivanga n'amazi y'imvura. Umuntu umwe aza kunkubita ikibando mu mutwe, nabwo ngo ufite amafaranga sha. Ntabwo mbizi niba yabonye bayampa cyangwa nuko yambajije. Bari batwicaje mu matsinda amwe ari ahandi. Mu itsinda aho narindi rero nicaranye n'umusore batemye ndetse n'umudamu wundi batemye afite umwana. Nkora mu mufuka, muha amafaranga 400, arampagurutsa nyicaza hariya. Noneho nitegera neza aho batemeraga abantu kuko bahise bamutwara ngo si icyo twakuzaniye. Tuza kugera aho ngaho, haturuka abandi bantu baravuye mu yandi matsinda baradusohora. Tugeze hanze naho dusanga barimo gutema abantu kuko hari n'abandi bari bahungiye ku bitaro bya Kiziguro biri aho ngaho hafi. Hanze rero bafata umugambi wo kutujyana ku rwobo rwa Kiziguro. Ni urwobo ruri nko mu metero 100 uvuye aho kiliziya iri. Rwari rwaracukuwe ngo mu mwaka w'1972 bashaka amazi. Ni urwobo rurerure cyane ariko ndaza kurugarukaho. Ntibarufunga barugumisha aho ngaho. Imirambo imaze kuba myinshi rero bafasha abasore b'abatutsi bagatema papa wawe, bakamucamo ibice bagashyira ku ngorofani ukamujyana kumuta muri rwa rwobo. Yewe ntago nemeye ko banjyana ku mwobo, baradushoreye mva mu murongo ndiruka. Ngeze imbere umugabo andasa umwambi, ubwo amahirwe ntiwinjira ahubwo urakubita, ariko mva amaraso ngo aho ngaho.
hari abantu benshi barimo kwiruka babica. Nuko biza kurangira rero bibugorobye, abantu babisha ari benshi. Ikiziguro kugira ngo mubyumve neza, hari abo bitaga IDPs, bano abantu bari barahunze ahaberaga urugamba. Hari interamwe za Gatete zicaga, hari interamwete n'abandi baturage bari bayobotse, hanyuma hakaba n'abo bantu bari bo rero bicaga, n'abantu barabaryaga, ntago bicaga gusa. Biza kurangira umuntu ankuye hahandi ajya kumisha munsi y'urutara. Umugabo Imana izamuha umugisha, niba akiriho simbizi, amisha munsi y'urutara, ariko arambwira ngo uceceke, nuvuga umugore wanjye arakwica. Muri urwo rutara nduraramo, mu ijoro haza kuza ikintu cyaka kiramurika, barakangarana bavuga ngo ni Bikira Mariya waje guhorera abantu bishe Ikiziguro. Bukeye byagaragara yuko hari ku muhanda neza, abahazi hafi yo mu Ndatemwa, hari ku muhanda abasirikare bazamuka bakomeretse cyane, abandi bakurura imbunda, ubona yuko batsinzwe bikomeye. Baravuga ngo nimuvaho mugende, tugenda muri icyo kivunge, bavuga ngo tugiye Tanzania. Mu nzira nongera kwisanga kuri bariyeri yari ikozwe n'imirambo gusa y'interamwe za Gatete, hagati ya Kiziguro na Kiramuruzi aho bitaga ku Ruhombo. Aho nsanga hari undi muryango w'abantu nk'umunani barambitse hasi bagiye kubatema. Nanjye narimo mpunga bo muri wa mugabo wari wampishe, abantu babo barimo kuvuga ngo mureke aka gatutsi tugateme. Nari mfite amaraso ahantu hose, navanye mu kiliziya. Nuko ngize Imana mbona abantu bagiye kwica, ndavuga ntacyo ubwo ndapfana nabo. Ndambararaho. Interamwe imwe iza kuvugira ba bantu nahasanze bari bene wabo, ariko umusaza wabo Gahigi yari yabwiye abana be ngo muramenye ntihagire umuntu wica umuntu. Kubera rero atasaga n'abandi bari bamaze gufata imihoro, nawe baramufata ngo bamwice. Barahabakuye. Umwana w'umukobwa bita Kayitesi araza ndambara hejuru avuga ati muragatsindwa mutanyicira umwana, ankuraho. Nuko mbana uwo muryango, umusaza ahita afata umwanzuro yuko asubira iwabo Imuhura, dusubira nayo tumarana amezi 3. Hagati muri amezi 3 habayemo ibintu byinshi, ariko mu mpera z'ukwezi kwa 6 nza guhura n'abasirikare ba FPR Inkotanyi bakagira Imana. Umugisha umusirikare twahuye yari umwe mu bantu twari twahunganye, yaraciye muri Giti ahura n'Inkotanyi ajya mu gisirikare nyine, hanyuma turamenyana, akambaza ati niko sha kanaka waramubonye? Ni naramubonye. Ariese yarapfuye. Abambajije bose. Nuko aza kurira, arize nanjye ndarira, ariko kuko ari mu kazi arambwira ati singutwara uyu munsi, ati nzohereza abandi bantu bagutware. Nza kumenya ko Imuhura hari inkambi y'abatutsi bari barokotse, baza kuvayo barantwara mbayo igihe gitoya, batujyana i Rutare. Hari baduherekeje n'imodoka y'abasirikare. Hari indi nkambi, tuba mu kigo cy'imfubyi kuri komine Rutare abahazi. Nyuma nza kugaruka Imuhura, ari naho nahuriye na Masenge, antwara i Kigali. Kigali nayo imureba, twayigezemo ari umujyi unuka w'imirambo, twari dutuye hariya hafi ya Stade Amahoro. Nararwaye bikomeye, ndwara ibintu byo kubona ba bantu twari kumwe Ikiziguro, ndwara gushakisha barumuna banjye mama yambwiraga, bakanjyana kwa muganga kuri stade baminwari bakaduha imiti ya malaria. Numva Kigali biranze nisubira mu cyaro. Mbayo nza kuva mu cyaro, nza kumwe na mama wacu, banzana i Kigali, ndiga hariya kuri APADE, ni kuwa 5 wa 6 primaire, ndabitsinda banyereza kuri Saint Andre, ariko biza kurangira ngiye kwiga muri Collège Adventiste de Gitwe mu Majyepfo. Abantu rero navuga yuko ariho nigiye gukira ibikomere. Ahuriye n'abagenzi banjye barokotse jenoside, bakuru bacu bari bararemye umuryango bita ARG, nanjye nkujyamo, mbona ko ari benshi banyuze mu bikomeye kurenza ibyo nanyuzemo. Niyemeza gukora uko mushoboye ngo mbitangire. Hari ibihembo bajyaga batanga ku ishuri, ariko bakabiha umwana wagize amanota menshi. Nkiga cyane ngo nzabone bya bihembo kugira ngo nzabisangize abana babaga bambwiye yuko badashobora kubona amasabune n'ibindi.
leta y'ubumwe yaraturihiye turiga, ariko ntabwo yabasha kwinjira mu mitima yacu ngo yumve ikirimo. Twaremye imiryango muri ARG, nza kwisanga ndi papa w'umuryango, ariko baza kungira n'umukuru w'imiryango yose, ubwo nari nka sekuru wa benshi. Ndiga soza amashuri yisumbuye. Gusoza amashuri yisumbuye hari ibintu bitatu nakundaga kwiga cyane, kuko mama yajyaga akunda kubimbwira. Nkakunda gukina umupira, kuko byatumaga numva nduhura umutwe wanjye, anakunda gusenga. Ibyo bintu byaramfashije cyane, noneho muri koleji ho baranabitwigishaga by'umwihariko. Naje gutsinda njya muri kiste, naho biba nka gutyo. ARG yari ihari, ariko noneho tukajya no mu buyobozi busanzwe bw'abanyeshuri, kuko n'ubwo bushobozi twari tubufite. Nihuse nyuma naje gushaka, mudamu wanjye ari hariya, dufite abana 2, ariko ngahora nibaza bwa butumwa mama yambwiraga, baba barumuna banjye ni bandi. Abambere nabafashe ko ari babandi bo muri ARG, ariko tuza gufata icyemezo gikomeye cyo gusubira ahari iwacu, hahandi nababwiye kwa Gatete. Ariko mbere yaho twagiye tunyura mu bintu byinshi. Reka mbabwire iki Inkotanyi zakoze Kiziguro mbere yuko nsoza. Kiziguro muri wa mwobo batayemo abantu uruzura, abandi barasaguka, babarambara aho ngaho nyine kuri kiliziya, abahazi barahazi. Ku itariki 16 z'ukwa 4 Inkotanyi nibwo zageze Kiziguro, zizi ngo ziri imbere, ngo zigiye kurokora abantu. Ahubwo abantu bari batangiye kunuka, kuko bari babishe ku itariki 11. Bafashe umugozi bashora muri wa mwobo. Hari umuntu wari wabwiye ko harimo abantu bagihumeka, kubera ko baragutwaraga watinya ko baza kugutema ukijugunyamo. Abantu benshi bijugunyemo, bakuramo umwe, bakuramo 2, kugeza bakuyemo abantu 11. Iyo tuvuga nk'Inkotanyi rero n'ubuzima, tuba tuvuga ibimeze nk'ibyo ndimo kubabwira. Ubu hasigaye abantu 6 muri bo baratuye hariya muri Gatsibo. Nuko nyuma rero ngarutse, naje gushaka hamwe n'umugore wanjye, dufata icyemezo cyo kujya gusubira ahandi muri Gatsibo, ko numvaga hari ikintu kimamagara, kuko hari ibintu 3 nakuze nkunda. Nakundaga gusoma ibitabo by'ubuzima bwa Mandela, bya Martin Luther King, no kumva aya magambo mutubwira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, cyane cyane muri iki gihe cyo kwibuka. Hariya ni amagambo twigaga tukavanamo ibyacu, aradutunga. Bagenzi banjye twabanye muri ARG barabizi. Haje rero kumva ngomba gusubira hari iwacu, nsubirayo, tubatangiza ikigo neza. Inzu nyamukuru yubatse ahandi hari iwacu, cyigisha iby'ubuhinzi n'ubworozi. Ariko twateye intambwe, dushyirayo n'ishuri noneho ry'incuke, ariko harimo n'ibindi bikorwa by'imyuga. Icyo twashakaga ni ukugira ngo ba bantu baruzwe urwango na Gatete tubaturi neza, nk'iyo mwari mwaradutwigishije nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Twarabikoze birakunda. Uyu munsi abari interamwete, abari interahamwe n'abana babo bakorana n'abacitse ku icumu, natwe mu mutima tukumva turanezerewe. Ntabwo byose twabigeraho uko tubyifuza, ko ari bisaba ubushobozi, ariko ubu twatangiye no kubaka ishuri rito ry'incuke, turarangije, ariko dufite umugambi wo kuzakomeza twubaka iry'incuke, twubaka primaire, twubaka na secondaire. Nibura tukavuga ngo abarokotse ingengabitekerezo ya Gatete, abo bakiri batoya bakuriye muri leta nziza y'ubumwe bw'Abanyarwanda, babashe nabo kubona ikintu cyiza ku musozi wabo, bakure barota ibyiza atari ibyo bavoma mu babyeyi babo. Reka nsoze nshimira leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Ahari kubivuga muraza kugira ngo nta magambo, kuko turayishima byinshi, ariko kudufata mukatujyana kwiga nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwarakoze cyane.
ese ubu twari kuba tumeze gute iyo tutabasha gusubira ku ishuri? Kubakira ababyeyi bacu, mama Vega ndamubona, nibura bakagira aho bakinga umusaya, n'ibindi byiza mwadukoreye. Ikiziguro, ndi perezida wa Ibuka mu karere ka Gatsibo. Umwaka ushize ba bantu batawe muri wa mwobo twabakuyemo, nyakubahwa perezida wa Repubulika, turagenda tugera mu ndiba ya wa mwobo, dusanga ufite metero 25 z'ubujyakuzimu, ufite umuzenguruko wa metero 3, ariko mu ndiba uragutse cyane. Duteranyije twabonye ko ushobora kuba ufite nka metero zigera muri 35. Cyo tubashimira gikomeye n'irura rwibutso mwatwubakiye, nibura ababyeyi bacu baruhukiye ahantu heza. Umunsi umwe nimubona umwanya muzahanyure. Kugira ngo ntange ubutumwa bwa mbere, kugira ngo nshimire ababyeyi batwitangiye. Leta yaratwishyuriraga, ariko tugagomba kugira naho dutaha, cyane cyane mu biruhuko. Wasangaga umubyeyi umwe afite abana 10 cyangwa barenga. Mwarakoze ababyeyi mwatwitangiye. Nshimire bagenzi banjye b'urungano, ndababonamo hano bamwe, kuba namwe mwarumviye leta, mukumvira n'abo babyeyi, nubwo batarabanyu by'umubiri, mugasubira kwiga, uyu munsi mukaba muri mu nshingano. Nabyo turabishima. Turashima leta y'u Rwanda mu buryo bwagutse cyane. Icya mbere, kuba tugenda turi amahoro. Icya kabiri, kuba hariho gahunda ifatika yo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Icya gatatu, kuba twese twisanga mu bikorwa by'iterambere. Ariko igikomeye muri byo, nyakubahwa, nuko mutwigisha ubumwe. Turabushyigikiye. Impano yonyine abacitse ku icumu dufite dushobora gutanga hejuru y'ibyo byose mwadukoreye, ni ukubabarira nyakubahwa perezida wa Repubulika. Ngiye ku giti cyanjye narabikoze, kandi nzi na benshi bandi babikoze. Reka ne kurambirana, bashimire ubwitange mukorana, bashimire n'Abanyarwanda kuba babasha kwakira ubutumwa bwiza mu bigisha nyakubahwa perezida wa Repubulika, kandi nkomeze abacitse ku icumu aho ariho bose, ari abari hano n'abatwumva, babwire ngo twibuke twiyubaka, kandi ejo heza haraharanirwa. Murakoze.